mu bintu nkundira Miki icyo ntabwo kirimo kuko gutwika byo ndabizi ni umutwitsi ibyo nta biri ariko hari ibintu ngewe nitondekeye ku murongo ngiye kubabwiramo bibiri ikindi cyo nyivuze ushobora kurara abantu hahiye vuga pe akibazo ngiye kubivuga kuri kane bivuge kare nanze kubivuga vuga mbabwire turacyategereje uyu muntu ikintu cya mbere mukundira kurenza ibindi bintu byose uko agaragara inyuma kwa mubona ukuntu ateye kwa kundi ngo ibyo bigura bari kuvuga ngo ni byiza n'ibiki n'ibiki ngiye kubabwira ikintu kirenze mutanga mamani ngiye uziko ndacyategereje ikintu mukundira kirenze ibintu byose ukuntu abantu bamufata ntago ari ko ari uko agaragara uko ateye uwo ntago nyine si we sinda okay nyine iyi shusho abantu babona inyuma kuno ntago ari we imbere niho wageze ukuvuga ngo imbere wowe niho wageze imbere mu mutima wagiye mwumva ikinyarwanda imbere mu mutima agezemo imbere urabona uko umuntu agaragara just umuntu akaba yambara amajipo magufi sibyo akabigira vibes yo ku ruhande ariko ugasanga ahita different nuko abantu bamufata ikindi cya kabiri cyo kuvuga neko nikimubaza cyambere sinyirangije naza nayo kubabaza ikindi kintu mukundira nubwo bigera nanjye bikanisha umutwe ariko mwunda gize isoni bivugaga ngo gize isoni ubuze ukuntu nateze amatwi nenda kuyakubitamo hano muri kamera kugira ngo numve neza katwumve ikindi kintu mutazi kandi vuga ariko mfite ubwoba vuga be mfite ubwoba aga ndakuvurira muri no kamera agarimo aratubiriza live nuko amatsiko urabizi merita we nateze ugutwi gutya neza ndenda kugushira muri nuzi ikindi kintu umuntu ngewe umuntu utari umusirikare mu rukundo kandi yari mu rukundo ahinduka neza subira inyuma we turimi we ntabwo wancika rero subira inyuma yumvikana ntabwo ubona gukundana n'umuntu w'umusirikare ikintu wamukundira mu rukundo rwiwe ari romantique ku cyiciro ushaka kuba wamuhuha kamera nk'ishasha akagenda kuno hani nakubwiye ngo reka kuvuga ubutumwa ndi kuvuga ibintu birebereye cyarwi uburyo tubwiyemo ntabwo tubyufite kimwara kimizi ntituzaragishize ikindi ngo nuko ngo ari romantique ngo avuga tuje kugira ngo twumve nateza basubiriremo yavuze ngo mu rukundo ngo we yanga gukunda ari umuntu umeze nk'umusirikare ngo mu rukundo ndi romantique hari ikindi yamize numvishe nshaka ko asubiramo apana icyo nta kintu namize uvuga ibyanjye wavuze ngo umukundira ko ari romantique ikindi ngo umukundira ko umuntu wari w'inyuma ngo umuntu wari w'inyuma si wari imbere sikumeza imbere yambarira iki ariko atandukanye n'ibyo bintu ushatse niyo mpamvu urabona muri komenti babona yabyibagiwe ko abantu nge bambona nagarika isibye ko abantu badakwiye no kumenya uko meze umugabo wanjye n'ubu ukwiye kubimenya face yorata ibisigaye tuzabishyira kuri live ya YouTube abantu kujya bazaze kubaza ibisigaye abanyarwanda niko bakora Baby nanjye ngo rero nkukundira oya byo tuzavuga kuri live mbivuge ngera kuri live ya YouTube ojo oya reka mbivuge we kamvuge umba nkubwire mbivuge ejo bahita akasasa kubyumva
Rega n'abandi bazongera Merita ngo ntabwo yanyuzwe ejo dufite live kuri YouTube muzizindure tubisubiramo neza umva buri muntu n'ikibazo cye gishyushye apana ariko tuno tubazo tworohereye ngenda ashaka ibibazo biri deep batura kuri ibintu biremereye cyane gusa ikintu mwamenya cyo wari kangiye nkakubaza icyo kintu ntibikiye sinabikubwira njyewe ndashaka kumaza ikibazo kimwe ansubize imbere ya Karine n'umugabo we uransubiza yego nave mu cyayi twa imyitsi we cyo ukunda kwikorora n'ukunda kwikorora mu bwonko to Shobora kumukorera akantu kwikoroga bisobanuye iki arira oya afite kuntu nari mbivuze we yanyica arahimana ararakara cyane ariko bita birangira uzi ukuntu bimera ariko reka mubwire ikintu mukundira cya mbere ikintu cya mbere kiruta ibindi uri umwana mwiza pe nta muntu ndumva kuvuga nabi nakundanye n'abandi bavuga nabi nk'ati buryo ibumoso bakabavuga nabi ko wowe kosa agira umva nta kosa umwana mwiza reka ndi umukozi w'Imana nakajya bakuvuga ngo wita wigira nabi uri kumva nta muntu umuvuga nabi oya se nawe banza wumve ikindi kintu umukundira niyo waje mu buzima bwanjye akanyereka nyine uri kumva akanyereka subakaba nyine wa muntu uzanye ibintu abandi bantu bari mu buzima bwawe bakwerekaga ko ari so akakubwira ibyo bintu atari byiza bitakubesha bitagira ute kandi koko wabireka ukabona ni sawa atandukanye na ya migirigiri yindi twari tuzuranye yahahise yose ubwo imigirigiri ze ntabwo abantu bayizi ubwo bagiye kwigira nk'aho batayizi bebi ndahita nzivuna warayi ibintu oya uretse mwereke nshaka kubereka murebe ndashaka kwereka ino famille mba mubwiye no kajya ngaho rero reka mbereke oya Karineti so waje kungashyamo Karineti ko mbara ni invitation yo kuduhisha ni imigirigire ngo ngaho imigirigire nuko byifashe imigirigire ntabwo nzi meaning yabyo ariko ibyo ari byo byose nuko bimeze imigirigire ntabwo imigirigire ngo nejisi na papa morako muri bicucu n'abantu bari kwandika umva imigirigire ni abasore badafututse yewe nabaye kwa tate wanjye abasore bajya baza bakakundiye bakavuga urugero ngo mwamigirigire mwe umwana wanjye muramubaza urugero rwo kuruma abantu bararwanya intambara abantu badafatutse umuntu wese uzi ko yabaye mu buzima bwanjye aho kunyigisha ibintu bizima akanyigisha ibintu bibi ni umugirigiri ntabwo afatutse abandi twasozaga umwaka bakanjyana mu kabari ariko uyu twashoreje umwaka mu rusengero urumva ko harimo itandukaniro aga nzakugura nanjye nzagura agacupa nzakugura agafanta n'inzi Kigali zamugura akayahurute akayogato nari njye tuzabihuza n'aka ice cream hose yitwa Yigwera nzagufasha yenda cyari umwana ngo Miki ngo rate we nzaguha imodoka amo nameless komande ye tunodoze bayitanze baratetse washirisha ntari babigutekera umva ejo abantu muranga ejo muzaze kuri live wazahayi ya YouTube isaha mukanya turayikora kuri YouTube twakwiye kuri dukoze kava dupremiering amasaha kugira ngo tutazayica n'ubundi turangiza ino live turakora kava tu premiering yaba ari sawa cyane nabishirenge no ku Instagram hose none se ko ejo hazashya
kuba asenga sibyo atanywa inzoga kuba be wareka kundira bi bari rubinsubiremo Nuko nicyo ushaka kubaza. navuze ngo bano murebe ngo Miki nguyu ni umuvandimwe wawe Karine ntabwo ari umuvandimwe we ni umushushu umuvandimwe wanjye ari inyuma do ruri ku ifoto ni impanga yanjye Sugira impanga? ngira impanga bita Sifiwe reka cyangwa mudutuburira Muzabyara impanga rero. Iti impanga dusa nk'intobo urabuye arabeshya n'ifoto ye Gusa cyaga ntibyazajya biyicanga. arabeshya nigeze kujya muri dushe impanga nyisiga mbabwiye nigeze kujya muri dushe impanga yanyisiga muri saro uyu araza aramusoma azi ngo ni waba waramumanitse ku biti ibyo ngwiki wowe nzi shake ko atari wowe ese warangira amahane abaduhaye amafoto gufuha k'umugabo wawe amafoto yacu Gifotoje amafoto agiye kwita y'umuntu. Ndabakunda muri Uganda cyane. Ya turi Kampala Uwase turacyari Kampala. Twikomereze rata n'ibibazo. Ngarimo kubaza ngo Karine niba avukana na Miki. Miki niwe babajije. Turavukana. Ni mukuru wanjye. Barabe bumva. Uyu ni murumuna wanjye. Mika. Mika bari kurya wenyine wagira ngo njye ntago mari. Aga. Tanga keya urumva ugabanya ubusambo mbere y'uko urya ubanza gutamika umwana. Baby. Mwana se ndakora nyewe mwana. Baby. Kari banza mbe kumugora. Cyangwa kugira Gisenyi nkamubwira ngo nshaka nyine nshaka kunyereza bagari i Kigali ndi Gisenyi. Ndamurusha nanjye ndabizi. Umako karuhuka n'ubwenge. Azayikoherereza ntabwo nzongera kubikora. Oya be ntabwo mujye weye. Ugazi ko ndushya ntabwo nzongera kubikora. Dusubize inyuma ntabwo mbivuze. Ngo dusubize inyuma. Kasete ntabwo zikiba. Amashusho ari hehe? Ko cyaryoshye cyane. Abaye nta ma video yarahari ntabwo byaba birimo. Ibiki? Ibaza ine ko twanayiriye saa sita. Ese ko ntamusana mwirire biswi. Aga akunda imvange. None rero batetse imvange ni mwongere muyirye. Ntago yayirya kabiri. Yewe rega. Ndabikunda. Nabe imvange nawe urakaga. Umva nicyo kintu mu gitondo arya sibyo ra cyagihe twasanze ari yari saa sita na nimugoroba buryo najya maga imvange nagibamo agapira ibyo nibyo bigiraga rero utarajya mu rukundo biragushiramo urajya agafiriti umva ikintu abakobwa dukunda cyangwa se abamama umva mbigisha ibanga se nanjye nibyo nigiraga none nsigaye ndya inyama ibyo bintu ubundi nibyo dukunda kuruta ibyo byose. Ariko hano hari umuntu witwa Karine mu bazina wanjye arimo aratanga gift. Bazina wanjye ya Igo. Bazina wanjye ngo ni umufana wa umva imvange ndakuzanyica wa Petite Sœur. Uwese. Ese Miki? Uwo mubazina wanjye yitwa Karine. Uwo wanjye mwazamusize muri film. Iyo. Yes. Ari mu Bugande. Yo. Ariko ntabwo uzi ko tugiye kuza. Turi hafi kuza ariko ntago shange filime nazishoborera mba mbona bisaba ibindi bwenge. Ni muza tuzabasura. Ahubwo mba ndashaka kuzaza Kigali tukayifata. Kigali rega ni ngufi. Ntago ari ndende. Turi kuyifatisha amaboko. Nabirenze. Dore ndayiteguye. Ega ni ahubwo niba turi kamera muri muzakora n'ibindi bintu natavuze ahubwo mwebwe babafatire hafi ndashiraho ibintu by'udukingirizo hano ubundi
nako oya twese abakozi b'Imana rero ngo ni umukozi w'Imana umva natwe turabakozi b'Imana ari ibintu muri abisi bagendamo tutagendamo ngabisi we bazishima ubangiri bazashiramo turi mu bintu by'Imana we baba bagiranye nabyo nuko umuntu bita Miki ngo yari acecetse ngo yikarumye ngo yicaye ahantu we cyavuze ngo iki cyavuze ngo Miki yaramwiteguteye iyo nkuru murayisubiriramo ngo yungure aramwitereteye ako umuntu arimo arafatira ibintu hejuru zadutangira ikiganiro harumva ko bigoranye ntabwo na ego man umva okay aho ndabyumvise agayamutereka amasaha 10 oya ngayo ndayazi ndewe ndi kuvuga umunsi wa mbere bahura wowe umunsi wa mbere duhura yari afite irari yiwe ntabwo yarambwiye ngo yabonye amaguru kusigo okay reka abantu amaguru yabare ko ari kugirirwa irari umva mu bintu tajya kumva amaguru yanjye baraye ijoro ryahise baraye bakoze screen nta kintu babitwaye twebwe hano ntari kwereka nta kibazo kunanye no kuvuga recording nta tombora karerwa karya nta kibazo ega natwe tubayeho kugira ngo muri recording murye nta kibazo nta kibazo pe ntabwo nabigira ikibazo muri recording ariko Miki aga ntabwo yatubwira bya bintu agukundira bitatu n'ibindi akwangira bebe ubu ngiye kumva karindwi n'umufashe yabye kugaruka hano we girafu yewe karinge nabibabwiye hari ibintu oya baby wivuga none se mbeshe reka bivuge nacyo kadeko ari abana ariko ari abana man amasaha y'abana yarenze ahubwo tubwire ni ibihe bintu bitatu mukundira ngo umwanya hari igihe utangira umuntu ko hari igihe umuntu afite utugana mbere hose rero yarambwiye yuko nese ugiye kuyamena amabanga yose hano yayanze kubivuga akambivuye yakatazashaka umuntu badatwika kuri social media icyo ni kimwe ijya ngibyo rero ugiye ngo nzana umuntu ngo nimushyiraho kamera ngo mbone ko ntimufata umunsi nabonye ngo bibeho Yesu we sharata cyakoze nibyo ntago nakurenganya nanjye ko nta murekurana nanjye ntaho yaje nanjye mbwira ngo mfite ngwendo niba mbwira ngo mayikira ki Kigali cya miliyoni zingahe inze ntimusize reka byembe nanjye ntago yansiga ariko buryo uzizirika ngiye nabo bwatse wamba bariye reka ncheze mani ngwe cyayi cyayi kire ibyo ntabwo bajyaye karya ibishyimbo gashaka icyayi reka ncheze mani cyayi ntabwo ndumva ndi ku nacyo bamwe gashaka icyayi cyane ari umuntu uvanga icyayi na yahurute gashaka icyayi cyane ari umuntu uvanga icyayi na yahurute mama numva bitarakomeye Miki uramuza kunywa icyayi oya yarayicaye hari ukuntu mwari mwicaye bitatuma icyayi kimwe bashaka ko hari ibintu yari yicariye Miki yari yicaye gusa muryamyeho yari kumena icyayi this is not you yari kumena icyayi okay ibibazo urabibonye se no mbere nakubajije ni iki kintu cyatumye ukunda aga urabisobanurira harimo kukubaha harimo kutanywa inzoga harimo no kuba ifite isaha nziza oya ntabwo isaha nziza yaramukundiye ntayirimo ngenda bizi ko birimo babivuze nabi data impamvu navuze isaha njye ntabwo nari nzi izina rye naravuga ngo wa muhungu wambara isaha nziza wabyize ko nako karimo ngo ntabwo yari azi izina rye icyo nzi ko mwahuriye muri anniversary y'umuntu
ibyo bintu ndabizi. Baramuhamagara. Guys, mugume live baragaruka mu kanya ngo bakoreshe. ariko mva nkubwire nta rindi banga nta n'iki ngewe nta nubwo nyine umuntu wese umuntu arapanga n'Imana igapanga sibyo we ntabwo tuba tuzi biri mu mutwe yacu n'iki ariko ngiye cyambe no ko mba umuntu ibindi byane ntabwo biba bindeba setu nta nubwo mvuga ko ari nge Kamara ntabwo ndi Kamara urumva ahubwo ikintu kiba kirenze ibindi urumva nuko umuntu apanga n'Imana igapanga kandi nyine twese mu mipango umuntu wese yifuza ko ibintu byagenda neza ntabwo yifuza ko ibintu byagenda wiringa ko bizagenda neza ibindi byose ntabwo byitaho njye umva nabamenyesha ko ubu narabyibushye urumva nabaye ikibaju icyangizaga cyararangiye komereza aho cyangwa komereza utange keya urumva ntabwo twakureze nabi icyangizaga cyararangiye ubu meze neza ndashima Imana ibibazo birashize umunyamakuru urebye ko aratuje ngenda ngaruka mu kanya hari utuntu ndi gukora nzaya ngenda ngaruka nasigara ababaza eko naye nababwiye ibintu byose navuze baraza babisubize ni ikihe kintu nagukorera ku buryo utambabarira nyine twahita dutandukana ni umukobwa rero Ornella n'abantu bo muri comment babaza tujya tureba ntari yewe ikintu ngewe ni kimwe yankorera kikambabaza numvise ibintu ngo nciye inyuma ariko tubyo by'ubwa abantu bazi bavuga genga mwifatire nahita mutuma ababyeyi bazana na bose nkababwira mwigendeye nakuvumbe no nafuha cyane ku murwa oya uyafuha cyane kuko ntago bigaragaza nahise ubundi aguciye inyuma akagusaba imbabazi nyine kabona ko yazisabye wabigenza ntago yambabarira ndabizi namubabara tukabana nk'uko mbanye na Nyitawuno ngo nde niba n'ikibazo cy'ubugoryi ariko ngo mubanye wakenera ko azana umwana we none se umwana yabuzwa n'iki kumuzana ubu ntahari nese ubizi ute ko atari we umurera akoze ko abantu byabacanze ngo mwiyame nahita mubwira ati tubari uko mbana Nyitawuno ni iniga yanjye tuba tubanye nk'iniga Miki nk'uko hagari presentable nawe gerageza pe agerageza ibiki aho jambo basi umuntu abanzikera ya koko uri kwandika umuntu unyise pass umwana urimo recording ngiye nuza yanjye yanze yewe ntabwo turi kuri recording ndi kwiganiriza abantu ariko nta nubwo biri necessary ibere abavuzi none se Miki we ni igiki yagukora ukahita umukatira aba host ngewe na Lucas umva nkubwire ndamutse mufashe ben wowe nabasangana nabatwikana warangiza ugahita umwanga cyangwa ukavuga ati ndakora ariko ntuzongere mubabariye ibi namubabarira ariko nyine nshaka kumubabara ariko ubuzima namubeshamo yakijyana ntabwo gusobanura ubwo buzima arangiye nkoreye ikosa reka mbigishe ibanga ryo kuba akagenda umusaza nta muntu ubyifuza urumva reka mbaho urugero mfite inshuti yanjye uri hano Kampala yaje hano muri Kampala aje gushaka ubuzima asize umugore i Kigali afite abana 5
Thank you Peter. Ageze Kampala amaze umwaka umwe yumva ngo umugore we atwise undi mwana utari uwe. Yes Chris. Aza kungisha inama arambwira ati se umugore mukatire. Ndavuga yasaba mugabo we umugore mufitanye abana 5 uramureka kubera yuko just ko yabyaye undi mwana. Ubundi kubw'inyungu z'ibintu byinshi hari igihe umuntu aguca inyuma ariko ukabona hari rezo yuko wamubabarira. Kandi igihe aguca inyuma ukabona nta rezo ufata umwanzuro wo kumureka burundu bitewe n'uko na situation murimo muri uwo mwanya bikiba nyine. Ariko ntago wafata umwanzuro ngo ngaci inyuma ngo namwanga ngo cyatanci inyuma ntago bishoboka. Iyo byumva mubwire. Hari abagiye baduca inyuma kandi ari n'ingegera tukababarira answe umuntu muzima. Ya nibyo nava hari igihe umuntu waguca inyuma ariko ubona basi Ombasha urabazi ngo yaba barakongera kubabarira sha namubabarira ngongera nkamubabarira ariko muzamure nimuzamure nuza abazibazo nkabingahe nimo ndabona abishaka cyane inde muzamure Jackie w'i Rwanda reka yakari kwist ariko aza kuri kamera naza kuri kamera none suka yego shani tawo mbona kuri kamera mazemte bashubanye thank you umuntu muratanga gift mwibuka ndashaka kumenya muri mwebwe umuntu ukubagana cyane buriya ninde hagati yacu mbabona Miki yakubagana ariko naganzika kubagana ubwo byancanze oya baby n'ukubagana cyane ari baragira guri nese nubagana gute Yesu we ariyenza umva y'umuntu Yesu we nagiye uzikora ajya kwatiri kuri bari ngo ni aga hari umuntu abyanditse hasi ngo yaga arakubagana cyane arandushaka avuye abantu baranzi ko nakavuyo ngi ko dushaka mu dukora izindi video zo ku mazi nyinshi Malaika urumva zira video nta nibirenze pe twakanazikora ahubwo ubu turafu kuzikora cyane turashaka muri ku mazi Gisenya pana ibintu bya piscine Jean twa turiyo sha ubwo ntabwo twanagiye ko nanagiye kumutungura muri anniversary ese nta video mwakoze ku mazi nta video mu mazi oya ntabwo twanaye muri rukana mfite akazi kigaye kandi nawe agomba kukuza abanye mu bintu by'amazi nubwo yatinya agarabanya ari sawa arayatinya nicyo niyo defo ye ngo ni mumbwe challenge se ya mbere iyo umuntu akundanye n'umuntu w'amezi 6 baba batarahuza vibe hari ibintu batumvikana niyo challenge mumaje kugira Shamani yari danje ariko iyo umuntu muhuza nta kintu kirenze nko guhuza n'umuntu ese amezi 6 umuntu nyine bataramenya umuntu neza fresh ya mbere kandi ukubwira ko nyine n'ari ikintu kirenze iyo uhuza n'uwo muntu biroroshye umuntu bita Miki ngarashinjwa kuba ari romantique njye ndimo ndasoma na comment ubwaga nyine ni umukanishi none nimba ari ikintu abantu mutazi ibaze ko ari romantique kundusha nanjye mbizi kandi umukanishi babivuze romantique na romantique ibintu byose ntabwo bikorerwa kuri cameraman iwatinya kamera kandi ngiye kamera sibyo nibiki Ako agamba mona no umuntu wacu muri ADP. Ni umwadeperi man. Abisko nanye ni umwadeperi. Umwadeperi kabisa. Ganda umukozi w'Imana abanzi neza ntabwo bajya banshidikanya. Atahana. Fata wakati ibikimba. No kumunwa biragaragara se mwana ubwo. Biragaragara kuri mekanike. Ai nkare. Nose byagenda utakoze muri comment atangiye gushya. Umva mureka nzane power bank na mite ngira munyangane nawe mite muzana. Sibyo? Yawa. Mukanzane na ringa. Yanditse. Zuzu none nangera hano. Cyawe.
ubwo simaze kigenda kivuga we nanjye ndabakunda batse umva abantu bagomba kubaza ibibazo bizima. Ikibazo kitari kizima ni ukuboroka. Turagukunda Miki, aho ni sawa, agarabeshya akuma sumbe nabeshye ndewe umuntu abeshye ninde mbabarire ubwo nakubeshye wala wahala see love I want to fall in love again. Ariko se shanta nawe ni wowe subora Miki uri umuntu fana cyane mbona dusa naho duhuje ubuzima oya se kandi bebe uyanga nijye ngwana mu gakombe ka Tremos oya genza ne hari icyasu bebe ngiyenza no ngende kuri level ndi gusoma comment shiri waje wandoneta nura mu kusutsa ngaho data mbise gure wonje ngwana mu gakombe ka Tremos genda hariya uje kujya genda hari uje gufata itase uzuma kandi iyo usuzugura bari kutagucisha bisho kusuzugura nicyo kiramanganije kunyabereka abantu abanye bashaka kubereka babona umuntu ushotse n'udashobotse be arije nawe nduvunisha ihe ntabwo nakuvunisha gute reka tubivuge nyongoreye oya reka mbibabwire be oya umekera nyongoreye ariko umuntu yicara seriously mbe wabo sasa nasi njye wasikiyaga cyane be na si nese nje ntacyo turasangira icyumweru naho nsubira cyose kure mbitazi shamure mana bagabo bari abakera pe ngayibaze pe ibaze ko yarimo nkwa yawe urutoje gushyiramo n'icyayi yabo nkwa yawe urutoje n'izabana ngiye ikintu mvaga nshaka n'ibaga nuko natwayibuze gandebe ukunda kongorerana arabikunda ariko ushaka wagiye bakongorerana cyane ko urabona ko uri kubabangamira bere bana mwabanye ni usete wabanye kari usete hari ibintu mukoze ngiye arabikoze bavuze ngo turebane mu maso madamu ari agahita yiruka ahita asubira muri korali mu muzima ndebe ariko mutwe ariko ko witwa mutoni mubana nawe se hafi ahubwo dukeneye ko mutangira kudukora nani content za TikTok za kapa